Ndabasuhuje nabashimira kuba mwakomeje guhitamo gukurikira gahunda za TV1. Ni umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru kandi agiye kugaruka kuri izi ngingo zikurikira. Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga abanyeshuri bitabiriye amarushanwa mpuzamahanga y'imibare yabereye muri Afurika y'Epfo yabashimiye umuhate bagaragaje muri aya marushanwa batsindiye mu mudari wa zahabu. Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko ubucuruzi bwadutse bw'amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rurusimbi rukomeje guhombya benshi bityo ko abanyarwanda bakwiye kubwirinda. Hari abaturage bo mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye bavuga ko batewe inkeke n'umuturanyi wabo urangwa n'ibikorwa by'urugomo aho ngo adasiba gusagarira abaturanyi be ahereye ku muturanyi we bafitanye urubanza rw'umutungo ariko ngo ibikorwa byo by'urugomo bikarenga n'imbibi z'umudugudu. Hanze y'u Rwanda ari mu nama i Kinshasa, Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yatanze amabwiriza yo gufata neza imfungwa asaba ko nta mfungwa yakongera kuryama hasi. Bahaye ikaze nanone ngiye mugiye kubana muri aya makuru ndi Hope Sengabo Icyizere. Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga abanyeshuri bitabiriye amarushanwa mpuzamahanga y'imibare yabereye muri Afurika y'Epfo yabashimiye umuhate bagaragaje muri aya marushanwa batsindiye mu mudari wa zahabu. Jean Baptiste Nkunziza yaturamburiye iyo nkuru. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane tariki ya 22 ukwezi kwa munani mu biro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro nibwo Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiraga abanyeshuri 21 bitabiriye irushanwa nyafurika ry'imibare rizwi nka Pan African Mathematics Olympiad. Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga aba banyeshuri akaba yabashimiye umuhate bagaragaje muri aya marushanwa y'imibare yabereye mu gihugu cya Afurika y'Epfo, abashimira uburyo bahesheje ishema igihugu begukana umudari wa zahabu ndetse u Rwanda rukaba rwaraje ku mwanya wa gatandatu mu bihugu 27 byitabiriye irushanwa. Tuyisenge Denis Prince wiga ku ishuri Hope Haven ari nawe wegukanye umudari wa zahabu nyuma yo kwakirwa n'umukuru w'igihugu yavuze ko ari iby'agaciro kuba bakiriwe na Perezida Kagame, ashimangira ko we na bagenzi be bibahaye umukoro wo gukomeza gukora cyane. Hari medali 3 kwa gold, silver na bronze. No kugira gold nyine bivuze ko uri mu bagize amanota menshi cyane. Uyu mwaka baye abantu 12 nanjye ndimo nyine ni ibintu nyine byantibintera imbaraga nyine nkumva koko birakwiye nyine ko nakomeza kwiga cyane byanzagire kuri byinshi nyine ibyo nifuza nka ndifuza kuba mu engineer. Byanteye imbaraga nyine nkumva nyine ko nawe abiha agaciro nyine bizatuma nkomeza gukora cyane nyine kujya nyine nzahure n'abandi nanone bakomeye. Minisitiri w'Uburezi Twagirayezu Gaspard yavuze ko kuba aba banyeshuri baritwaye neza muri aya marushanwa y'imibare ndetse bakakirwa n'umukuru w'igihugu bihisomo n'abandi banyeshuri ryo kwiga bashyizeho umwete. Twagize umugisha ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakiriye abanyeshuri bacu batsinze mu irushanwa ryitwa Pan African Mathematics Olympiad. Ni irushanwa tumaze kujyamo nk'abanyarwanda kuva mu mwaka wa 2021. Hanyuma abanyeshuri bari hano bagiye bajya muri ayo marushanwa mu myaka itandukanye, ariko icy'ingenzi cyane nuko mu irushanwa riherutse ryabereye muri Johannesburg muri South Africa harimo umunyeshuri umwe wacu wabonye umudari wa zahabu, bivuze ko ari mu banyeshuri ba mbere muri iyo competition. Akaba rero ari ikintu cyiza cyane ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamenye ko aba bana bitwaye neza, akaba yabahamagaye kugira ngo bahure abashimire ndetse anabahembe. Iki kikaba ari ikintu cyiza rero cyane kandi kizanatuma n'abandi bana bose bagira imbaraga kugira ngo bakomeze bige neza. Gaspard Twagirayezu yanagaragaje ko aya marushanwa y'imibare aha amahirwe abanyeshuri bayitabiriye gukomeza kwiga neza kuko abayitabiriye bose babonye buruse zo kujya kwiga muri kaminuza zikomeye ku isi. Ni amarushanwa iyo umwana yatsinze bivuze ko afite ubushobozi ndetse harimo na bamwe bayajyamo niyo batashobora kugira umudari ariko bivuze ko bafite aho bageze mu rwego rw'imibare. Abana rero benshi bayarangije mu marushanwa, abenshi bagiye mu universite akomeye hirya no hino ku isi. Dufite abanyeshuri benshi bari muri MIT, dufite abanyeshuri benshi bari muri Caltech, dufite abanyeshuri bamwe bari muri Cambridge, dufite abandi banyeshuri bari mu universite hirya no hino muri Turkey, muri UK ndetse no muri Afurika. Abanyeshuri bose mvuze nta numwe leta yishyurira, bose bafite scholarships zabo. Tukaba rero twifuza ko aya marushanwa yakomeza gukura ndetse n'abana b'abanyarwanda bagakomeza kuyajyamo ari benshi ariko bagakomeza no gutsindira imidari.
by'umwihariko iri rushanwa ry'imibare rya Pan African Mathematics Olympiad umwaka ushize wa 2023 rikaba ryari ryateguwe n'u Rwanda aho ryitabiriwe n'ibihugu birenga 30. Aba banyeshuri b'abanyarwanda bitabiriye irushanwa ry'imibare bakaba batoranywa biciye mu irushanwa ribera mu mashuri yisumbuye ritegurwa na Kaminuza y'u Rwanda ku bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa rigahuza abanyeshuri barenga 40,000. Ni mu gihe abahize abandi ku rwego rw'igihugu aribo bajyanwa mu mwiherero bagategurirwa kwitabira aya marushanwa mpuzamahanga y'imibare. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Dr Edouard Ngirente yasoje itorero Indangamirwa icyiciro cya 14 Inkumba mu karere ka Burera ryatorezwagamo urubyiruko rugera kuri 494 aho yabasabye aba basoje kugira uruhare mu kurwanya ubusinzi n'ibiyobyabwenge bivugwa kuri rumwe mu rubyiruko. Peter Clevan Nizeyimana araturamburira iyo nkuru. Twize imigeri y'amoko atandukanye n'amapanci, ingumi na abatorezwaga aha Inkumba mu karere ka Burera bagera kuri 494 bari mu itorero Indangamirwa icyiciro cya 14. Bari bahamaze iminsi 47 aho bahatorejwe ibirimo umuco nyarwanda n'indangagaciro zawo. Batojwe kandi imikino njyarugamba n'akarasisi ka gisirikare. Dr Bizimana Jean Damascene uyobora Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, Minisiteri inafite mu nshingano iri torero, yabwiye abaraha Inkumba mu karere ka Burera ko urubyiruko rwaraha Inkumba harimo abagera ku 8 bahise bafata umwanzuro wo kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda. Abandi bagera kuri 213 bahabwa buruse na leta kujya kwiga muri kaminuza. Iri torero kandi ryasojwe ku mugaragaro na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente asaba urubyiruko ruraha Inkumba n'urundi muri rusange ruri mu Rwanda guhagurukira kurwanya ibiyobyabwenge n'ubusinzi bikunze kumvikana mu rubyiruko, kuko urubyiruko rutakubaka igihugu rwarabaswe n'ubusinzi n'ibiyobyabwenge. Turi igihugu gishaka urubyiruko rwacu rutajya mu biyobyabwenge. Turashaka rero urubyiruko muri rusange, ntabwo ndi bakubwira abitabira itorero gusa, urubyiruko Rwanda muri rusange mureke twirinde ibiyobyabwenge. Icya kabiri mu nshingano, urubyiruko ni rukwiye kuba rusinda. Muzi program twita tunyweresi, nidushaka tureke no kunywa tunywe ibinyobwa bidasindisha cyangwa bidatera izindi ngaruka mbi ku buzima. Turi urubyiruko rusoje iri torero ruvuga ko rutahanye umukoro wo kurwanya ibiyobyabwenge, cyane ko bazahera kubo bazi babikoresha bakababwira ububi bwabyo bakabivaho. N'urubyiruko ngende umuyobozi muri Frontier no muri National Youth Cancer, turakorana n'ubuyobozi bw'akagari ndetse n'umurenge, dukora ibiganiro hamwe n'urubyiruko tubashishikariza kureka ibiyobyabwenge n'ahandi hose bishoboka. Ikintu cya mbere ni uguhera ku nshuti zacu za hafi tuzi zibikoresha, tukazibwira ko nta keza kabyo. Indangamirwa, twahaye izina ryitwa Indangamirwa. Ikintu cyo gukora, tugiye kubwira bagenzi bacu biyahuza ibiyobyabwenge ko atari byiza, tubigishe ububi bwabyo. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente kandi yongeye kwibutsa uru rubyiruko ko igihugu gikeneye urubyiruko rukora rutabaswe n'ubusinzi n'ibiyobyabwenge. Ntabwo uzakora uri umusinzi, ntabwo uzakora umubiri wawe wuzuyemo urumogi, ntabwo uzakora umubiri wawe wuzuyemo ibindi biyobyabwenge by'ubwoko bwose bushoboka. Turagira ngo rwose leta y'u Rwanda yifuza ko urubyiruko mukura neza, turifuza urubyiruko rukora, buri wese aho ari nakore, ntawe ubuze icyo akora, wese nagira ikintu akora, amasaha yose yumve ko wagize ikintu ukora. Ibyo bizateza imbere buri wese kandi biteza imbere n'igihugu. Iri torero Indangamirwa icyiciro cya 14 ryitabiriwe n'urubyiruko ruturutse hanze y'u Rwanda n'urundi rwari mu Rwanda. Bose hamwe batangiye iri torero ari 503 ariko barisoje ari 494. Peter Clevan Nizeyimana, TV1, Inkumba mu karere ka Burera.
Naho abaturage bo mu mudugudu wa Bushekeri mu murenge wa Bushekeri w'akarere ka Nyamasheke baravuga ko babwiwe ko umukuru w'igihugu yabemereye amashanyarazi bityo basabwa kugura ibikoresho byo gushyira mu nzu zabo bitegura gushyirirwamo umuriro w'amashanyarazi ariko kuva ubwo ngo ntibigeze babona uwo muriro basezeranyijwe. Ni mu nkuru ya Ntakirutimana Alfredi. Ntabwo byari kutubuza kumutora hari twe tuzamugwa inyuma niko bimeze rwose ntabwo byari kuduhindura ahubwo batatubije ngo aduha umuriro bakamanika za kacupa kugira ngo naza kwiyamamaza zibone amaze kugenda bigashira aho ngaho. Turi mu mudugudu wa Bushekeri mu kagari ka Buvungira ko mu murenge wa Bushekeri w'akarere ka Nyamasheke. Uyu mudugudu ni umudugudu w'icyitegererezo wubakiwe abari bavuye mu biza byari byabateye mu mwaka wa 2022. Ni umudugudu bamazemwo hafi imyaka igera kuri 3 ariko bafite ibibazo bitandukanye. Kimwe mu bibazo bikomeye bahuye nabyo muri iyo myaka 3 ntabwo bigeze bagira ishanyarazi ryo gucana, ntabwo bigeze bagira umuriro. Ejo bundi ubwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yendaga kuza kwiyamamariza muri kano karere ka Nyamasheke babacanye hikubagaho ngo nibashaka amafaranga bayistara inzu zabo ngo kuko umuriro ugiye kuza. Bahise bamanika cash power wanabwangu ariko zikimara kumanikwa bakanze kugikuta wa muriro barawubura. Batugiye ko tugomba kumanikamo amasinga imbere tukestara bakaduha umuriro. None umuriro ntago turawubona. Batubwiraga ngo tumanike amasinga Kagame tuzaje kumwamamaza amasinga tugezeho. Yatubangamira so ko tudacanye kurya nyine ntibitubangamira. Niba ari cyo cyatumye bawushiramo ko ari kwiyamamaza ubwazagaruka yongere yamamaze tubone uwo muriro. Ariko niba ari ibintu byakorewe abanyarwanda rusange turategereza igihe bazawushyiramo nyine tubone gucana shyiremo imbaraga babone ko nari kuko bacana bakanda kugikuta natwe turi abantu cyane cyane bashyizeho amakashi power banadusaba guhita dugura amasinga turestara. Ejo bundi ubwaje yaraze kwiyamamaza ubwo baje ati mwese tubahaye umuriro baraza bamanika amakashi power bamanika mbega amapoto kuva yavina sinzi niyo banagiye nawe ukigera mu mudugudu nta muriro mbega tunizera kuko nugora tureba kuri kaje kwa hejuru gusa nuko tumeze. Ariko turanabitekereza nyine ariko turanavuga ati burya umusaza azajya abaye ibyo bakora mu gihe yageze ino babyihutishe navaho yababwiye bikorwa batwihorera. Nta kindi cyifuzo aba baturage bafite uretse cyo kuba bahabwa amashanyarazi bemerewe maze nabo bagacana, na cyane ko bavuga ko basabye imyenda ku bacuruzi batandukanye kugira ngo babashe kwestara amazu yabo nkuko bari babasabye ariko kugeza ubu bakaba bataracana. Cyo icyumba cyakorwa twumva cyakorwa nibihutisha umuriro wacu tuve mu madene y'amasinga tweshitaje mu nzu natwe turi gucana. Ikindi kibazo n'uyu muriro nawo wadutesheje umutwe badusaba kwesitara batarashyiramo umuriro dusaba amadene y'abandi ngo tugure amasinga none amadene igihe kirageze cyo kwishyura amasinga twaramanitse umuriro twarawutegereje warabuze. Bizakorwa ariko bigakorwa tuvugije induru dukeneye umuriro muri make. Gasingwa Landfield umuyobozi wa REG ishami rya Nyamasheke avuga ko ngo icyatindije kuba abaturage batangira gucana ngo nuko bakiri gukora amagenzura gusa ariko ngo baracanirwa vuba. Ubu ikiri gukorwa ni inspection y'amiyoboro kugira ngo barebe nimba yubatse neza hanyuma bikosorwe hanyuma hitijyamo amashanyarazi. Aya mashanyarazi ashyirwamo ryari? Ubwo no kuvuga ngo guhera kwa mbere hari inspection ya nyuma izakorwa kuko hari yakozwe ya mbere bababwira ko bagomba gukosora bitaragenze neza bananje kubikosora. Ubu batwandikiye batubwira ko guhera kwa mbere dushobora gukora inspection ya nyuma twasanga bimeze neza bagahita bashyiraho amashanyarazi no bagacana. Hari ngo twabonye zimwe zenda kugwa mwashyizeho ukabona inzu rwose zenda kugwa nayo mwashyizeho izi cash power nabo muzabacanira. Nk'izo nzu zifite ikibazo bagiye bashyiraho ama cash power izo ngizo tuzazivanaho cyangwa se ba nyirazo babanze bakora izo nzu neza kubera ko ntabwo washyira cash power ku nzu ngo umucanire kandi iyo nzu ishobora kugwa. Inzu nk'izi zibarirwa nk'izamaze guhabwa amashanyarazi nyamara wahagera ugasanga ntayo bafite ziri henshi mu turere twa Nyamasheke na Rusizi cyane cyane bikaba byiganje ku nzu zubakiwe abatishoboye barimo abasigajwe inyuma n'amateka ndetse n'abandi bagiye bimurwa mu biza. Mu karere ka Nyamasheke nari Ntakirutimana Alfredi TV1. Reka dukomeze n'amakuru arambuye. Banki Nkuru y'u Rwanda igaragaza ko ubucuruzi bwadutse bw'amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga ari urusimbi rukomeje guhombya benshi bityo ko abanyarwanda bakwiye kubwirinda. Ni mu nkuru ya Dieudonné Nshimiyimana. Nta gushidikanya ko nawe waba waragezweho n'umuntu ugushishikariza gushora imari mu bucuruzi bwifashishije ikoranabuhanga akwereka ko ababumenye mbere hari indi ntera bagezeho akagushushanyiriza agaragaza uburyo ifaranga washoyemo ku munsi riba rishobora kungukirwa mu madolari.
Hari ibigo byamenyekanye byakoraga bene ubu bucuruzi bw'imitungo mvunjwafaranga idafatika ye ugasanga byaranitabiriwe mu buryo bufatika, gusa amaherezo yabyo yagiye aba mabi, umubare munini w'abakoranye nabyo wumvikana utaka ko baburiyemo intama n'ibyuma. Muri iyi minsi nkuru yari igezweho n'ijyanye n'ibihombo byagera muri miliyari 12 z'abasaga 500 bakoranye n'ikigo cyitwa Billion Traders Forex gitanga serivisi z'ivunjisha rikorerwa kuri murandasi ibizwi nka Forex Trading, aho benshi kuri ubu bahanganye no kwishyura imyenda y'amabanki bari baratsemo inguzanyo bagashoramo bizezwa inyungu y'umurengera. Mbere nabanje mbaha ibihumbi 50 by'amadolari, mu kwezi kumwe baranyungukira bampa ibihumbi 5 nkuko twari twabisezeranye. Icyo gihe nubwo nabaye interested kongera kuzana yandi ibihumbi 60, nkora 110 by'amadolari. So bambwira ko bazajya bampa ibihumbi 14,250. Nje nashizemo amafaranga ibihumbi 120 by'amadolari ariko yanyuze kuri banki. Dukora contract nabo, noteri aradusinyira ibintu byose tubona biri safe. Nje bananyeretse uburyo barimo gukora. Niba ari ibiwani simbiza ariko banyeretse kuri system uwo munsi bari bungutse 300 by'amadolari. Nahuye n'ingaruka yuko amafaranga nari narayafashe muri banka ubu bagiye kunteza icyamunara. Ingaruka byangizeho yari amafaranga y'ubucuruzi ari n'amafaranga ya banka. Uyu munsi ubucuruzi bwarahagaze. Banki nkuru y'igihugu isobanura ko bene ubu bucuruzi ari urusimbi rweze kandi rukomeje guhombya benshi, igakangura abantu basaba kwirinda kuko ngo inyungu ababutangiza basezeranye idashoboka mu rwego rw'imari aho ariho hose ku isi. Uyu ni guverineri wa Banki nkuru y'igihugu John Rwangombwa ukomeza bisobanura. Ugiye gukora ubushakashatsi nta muntu n'umwe muri abo ngabo wigeze ukora yo kwambura abantu. Hafi bose barangira bambuye abantu ko batangira yakira amafaranga ya kanaka agahita amuha inyungu, undi yaza agatangira gukoresha amafaranga y'abantu baza bamugana kwishyura abaje mbere. Uko yishyura abaje mbere niko akangurira abandi kumugana bikagera ahantu byamubanye umurengera atagifite uko ashobora kwishyura aba bantu, noneho mu kanya gato ukabona yahombye yabuze. So icyo dukangurira abantu rero no kwirinda gukorana n'aba bantu bakoresha ikoranabuhanga mu bucuruzi bw'amafaranga. Twongere bisubiremo, nta muntu uzaza kubwira ngo araguha inyungu y'10% buri kwezi. Ntaho tuzi bacuruza imari mu isi yakungukira 10% buri kwezi. Bamuha miliyoni 100 mu kwezi, kumuha miliyoni 10, ibyo urwo rusimbi ntabwo rubaho mu bucuruzi bw'imari. Kubera yuko hari abantu abaje mbere bahita babasubiza amafaranga, abantu bakibeshya ngo bya bintu birimo inyungu, ariko akenshi bakoresha abandi barimo baza iyo bamaze kuba abana benshi barabambura. Ibigo byinshi bikora ubu bucuruzi bwagarutsweho usanga biba bifite icyangombwa gitangwa n'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB kibyemerera gukorera ku butaka bw'u Rwanda. Ibi bikaba ari nabyo akenshi bihuma amaso bamwe bakumva ko bashoye muri business yahawe umugisha. Gusa Banki nkuru y'igihugu ivuga ko nubwo hagiye w'itegeko ribugenga ko nta kigo na kimwe kirahabwa ibyangombwa byo kubukora, ari nayo mpamvu ngo ababujyamo baba bagomba kwirengera ibihombo biburimo. Dieudonné Nshimiyimana, TV1. Naho polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yatangirije mu mujyi wa Kigali ubukangurambaga bwibutsa uruhare rwa buri wese imikoreshereze myiza y'umuhanda muri gahunda ya Gerayo Amahoro, by'umwihariko abamotari nk'amwe mu bakunze gukora amakosa atandukanye ateza impanuka mu muhanda. Erwa Isengwe yateguye inkuru ku buryo burambuye. Ubu bukangurambaga bwatangirijwe mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Remera hazwi nko ku Giporoso, bugamije kongera kwibutsa uruhare rwa buri wese mu mikoreshereze myiza y'umuhanda, by'umwihariko abamotari bakunda kugaragarwaho n'amakosa atandukanye nko guparika hatemewe, guhagarara mu kajagari biteza impanuka za hato na hato n'ibindi muri gahunda ya Gerayo Amahoro. Ntibitandukanye n'ibyo abakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu kuri za moto bazwi nk'abamotari bavuga ko ari byiza kwibutswa kugira imyitwarire myiza mu muhanda, ngo kuko hari igihe birara bakagwa mu makosa ateza impanuka, cyo kimwe no kubandikira amande rimwe na rimwe babigizemo uruhare. Ni ngombwa ahubwo bya byiza bikomeje bakajya bahora bidushishikariza. Bitwibutsa kwitondera amategeko y'umuhanda kandi two tugomba kugendera neza bagenzi bacu, ndetse tukita ku mutekano w'umuhanda wari wo wose. Gusa ku cyo kubandikira amande bagaragaje ikibazo cy'uko muri iyi minsi bari guhohoterwa, ngo kuko aho baparitse hose by'umwihariko mu mujyi wa Kigali babandikira, nyamara nta hagenwe habo hihariye ho guparika.
bagasanga ari akarengane gakwiye guhagarara mu gihe batarerekwa hari parikingi zabo zihariye. Nta parikingi tugira. Urugero nk'ubu ngubu nkuzanye hano kuri Equity. Kano haparitse n'imodoka. Mu gihe uri muvaho babe baramfasha. Ngo uhagaze mu veza bagahita banayitwara. Ntabwo nakwandikira we ngo nayicyure. Ikintu kitubangamiye ni uko nyine aho ugeze hose usanga nta parikingi tuba dufite. Icyo ni icya mbere. Kandi aho ugerageje kuba waparika hose ugasanga uri kwamaganwa. Tubangamira byo ni byinshi, ariko nk'icyambere umumotari ntagira haparika. Badufashije batwongerera amaparikingi tukaba tugira ahantu duparika, aho kugira ngo tujye duhora tubihanirwa buri munsi. Rimwe na rimwe ugasanga wabonye n'amakoterevasiyo utazi ahantu yavuye kubw'ikibazo cyo kutagira aho duparika. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda Superintendent Emmanuel Kayigi yibukije abaturarwanda bose ko buri wese asabwa uruhare rwe mu mikoreshereze myiza y'umuhanda, hirindwa impanuka za hato na hato zihitana ubuzima bw'abantu. Iyo urebye nko mu mujyi wa Kigali ubwabo abamotari baba barenga 45,000. Ari nayo mpamvu mubona mu bukangurambaga bwacu bwagereye amahoro twongeye gufata umwanya kugira ngo twibutse muri rusange abanyarwanda bose uko umutekano wo mu muhanda ugomba kuba umeze. Umutekano wo mu muhanda ugomba kuba ari nta makemwa. Yanakomoje ku bamotari by'umwihariko nka bamwe mu bakunze kugaragarwaho n'amakosa atandukanye mu muhanda akaba yatera impanuka n'ibindi, ko bakwiye kubyirinda hanubahirizwa gahunda yagereye amahoro muri rusange. Twagaruka kuri abo bamotari mwari muvuze, murabibona abamotari nibo baparika nabi mu nzira z'abanyamaguru, ugasanga umunyamaguru ashaka kwambuka ntashobora kubona hanyura. Ikibazo cya parking koko kirahari ariko umujyi wa Kigali uri kugenda bereka ushyira ibimenyetso aho bagomba guparika birahari, ntabwo ari kuvuga ko kirengagije. Icyo dukangurira abamotari ahubwo ni ukubaha no kubahiriza ibyo bari abantu babafasha umunsi ku munsi bababwira. Ntabwo twebwe twemera ko umuntu ashobora gukora amakosa yitwaje ko we ashaka kugira ngo abe ari we ugenda mu nzira, abe ari we uyobora abantu ababwira ngo genda shaka gukora ibi. Ibyo abwirwa ahubwo nabikore, noneho ibyo asaba nawe abikorerwe. Mu mpanuka zisaga 8,000 zabaye mu mwaka wa 2023, polisi y'u Rwanda ivuga ko iza moto ziza imbere aho zihariye 25 by'impanuka zose ziba, amagare agakurikiraho na 15%, amakamyo manini akiharira 13%, mu gihe amakamyo mato yihariye 10% by'impanuka ziba, naho bisi zitwara abagenzi zikiharira imibare isigaye. Ivuga kandi ko impamvu zitera impanuka mu muhanda zirangajwe imbere no kutagabanya umuvuduko aho byihariye 37%, gutwara ikinyabiziga nabi byihariye 28%, naho gutwara ibinyabiziga mu ruhande rutari rwo bingana na 13%. Irwa Isengwe, TV1 mu mujyi wa Kigali. Mu yandi makuru, hari abaturage bo mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye bavuga ko batewe inkeke n'umuturanyi wabo urangwa n'ibikorwa by'urugomo, aho ngo adasiba gusagarira abaturanyi be ahereye ku muturanyi we bafitanye urubanza rw'umutungo, ngo ku buryo hari n'abamukekera uburwayi bwo mu mutwe. Hirwa Benjamin araturamburira iyo nkuru. Ku ikubitiro umuryango w'uwitwa Nzobacengaje mutuye mu mudugudu wa Gakera akagari karango mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye niwo wabanje kugaragariza TV na Radio 1 ko bafite ikibazo cyo guhohoterwa n'umuturanyi wabo witwa Ineza Silvia usanzwe ari n'umuyobozi w'uyu mudugudu batuyemo, ariko kandi bakaba banafitanye imanza z'imitungo ubu ziri mu nkiko. Ineza Silvia yama aza kuza kutubangamira mu rugo, aba yanama n'aba yamuteye agafata abanyerondo bakaza kubangamira umugabo wanjye igihe cyose akaza kutumenagurira inzu. Nyamara ibihabanye n'ibi uretse n'uwo Silvia baburana n'abandi baturanyi muri rusange bavuga ko ahubwo Jema ari uteje inkeke muri uyu mudugudu, aho ngo abangamiye hafi buri muturage wese muri aka gace kuko hari benshi agenda asagarira. Umugore niba akirangurwa avuye kurongorana nibwo warahashwanya gutabyanze bikuru akitwaza ubwo bukire bene nyina bafite yuko ibyo azangiza byose umuryango uzabyishyura. Tukihagera twamaze iminsi 2 nibwo umugabo Jemi yasanze aho umutware wanjye yaraparitse imodoka imbere y'aho ducururiza, ubwo ahita kubitaho ikibando kinini, imodoka irashwanyagurika. Bwa mbere yarabanje ari icyuma njya kuri rimbo amufunga ibyumweru 2 baramurekura, bagaruka bashyiramo ibindi birahure. Bwa kabiri noneho maze gutaha nko masaa 2 ngeze mu rugo ngo abantu barampamagaye ngo arimo aratema muri birahure. Kuvuga ko rero yahamagaye abanyamakuru ko ahohoterwa, ahubwo niyo waduhohoteye
tukagoma dutabaza umunsi ku munsi uko bwije uko bukeye, ntabwo ari jyenyine. Hejuru y'abamushinja kumena ibirahure by'imodoka, kumena ibirahure by'inzu no gutera amabuye abaturage, benshi mu baturanyi be batamucira kari urutega, basanga icyabaha umutekano ari uko bataba bagituranye n'uyu Jimmy uburi no mu maboko y'inzego z'umutekano nyuma yo kongera guteza umutekano muke muri aka gace mu mpera z'icyumweru gishize. Ikintu cyakorwa nuko Jimmy atagaruka hano, nibyo bintu byiza. Badukorera ubuvugizi rwose. Jimmy niba ari umurwayi wo mu mutwe, ntabwo akwiye kuba mu baturage niba arwana. Gendera ko mujyana mu ngororamuco, nabwo ntiyavamo bitashoboka ukamupakirira. Icyabikema nuko bamufata akamushyira ababyeyi barahari, bajya bavuga yuko ngo arwara mu mutwe bakamuvuza. Ku cyifuzo cy'aba baturage, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukura Bwana Ngabo Fidel avuga ko icyemezo cyafatwa cyose kigomba kuba kigendeye ku mategeko, bityo bakwiye kureka inzego zibifite mu nshingano zigakurikirana, kuko iki ari ikibazo kizwi kandi kirimo gukurikiranwa mu nzira ziteganywa n'amategeko. Mu gihugu cyacu umuntu afite uburenganzira bwo kuba hashaka, nta gice gihari cyo gushyiramo ubuhungabanya umutekano cyangwa se ubuhungabanya umudendezo w'abaturage. Ahubwo igihari nuko iyo umuntu akoze icyaha, iyo umuntu agaragaweho imyitwarire idakwiye, ngo hari uburyo twebwe ku rwego rwa mbere nk'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze tumwegera tukamugira inama, tugakoresha inteko z'abaturage tukaganira, ariko iyo binaniranye ndetse n'ibyo akora bikagaragaramo ibyaha, icyo gihe inzego z'ubutabera ziramukurikirana. Ariko kuvuga ngo yagira ahandi hantu ajyanwa, yaba ari we ndetse n'undi muturage, kuko nta mwihariko afite, ibyo uburenganzira afite nibwo n'abandi bafite, ubwo bafite nawe nibwo afite. Abaturage bavuga ko hatagize igikorwa kuri iki kibazo mu maguru mashya bishobora kuzagira ingaruka ziremereye, nk'uko ngo hari abasigaye sagarira nabo bakamwivuna, nk'aho mu minsi ishize aherutse gukubitirwa aho yari yagiye kumena ibirahure by'inzu, abaturage bakamukubitira bakanamukomeretsa. Uwamukubisaga ku gahanga ntawe uzi uwo ari we, hari abantu benshi pe twabonye ab'amaraso. Hirwa Benjamin, TV1 mu murenge wa Mukura mu karere ka Huye. Naho bamwe mu batuye mu mirenge ikora ku misozi ya Ndiza mu karere ka Muhanga bahangayikishijwe na barutwitsi bamaze gutwika amashyamba arenga 3 manini muri iyi mpeshyi, bityo bakaba bifuza ko bashakishwa bakabihanirwa. Ni mu nkuru ya Daniel Dushima Umuremyi. Ishyamba ryitwa Gitega. Ndi kubona ari abantu babyihisha inyuma no kugenda babikora babagizi ba nabi. Iri shyamba riri mu murenge wa Kiyumba ndetse n'umurenge wa Rongi mu karere ka Muhanga. Ngendeye ku makuru ndi guhabwa n'abaturage, kuva saa 8 ni tariki 21 z'uku kwezi kwa 8 n'ubundi muri umwaka wa 2024 abaturage baravuga ko ririmo gushya, ariko ntabwo babashije gusobanukirwa waritwitse. Nanjye nkimara kubibona, ubwo rero nibwo mise mbwira muri bagenzi banjye ati muze tugende turebe iri shyamba ririmo gushya. Ibi bintu rero ngende kubona ari abantu babyihisha inyuma no kugenda babikora babagizi ba nabi. Na bino biti nyine bihiye imburagihe nyine ari bya leta, kandi byakagombye gukura bakabibyaza umusaruro nyine mu gihe cya nyacyo. Abaturage bavuga ko gutwika amashyamba yino uretse iri bimaze kuba nk'ingeso, dore ko uretse aha mu kwa leta hari no mu kw'abaturage bigaragara ko hagiye hashya mu bice bitandukanye by'aka karere ka Muhanga, bakifuza ko ababigiramo uruhare bafatwa baganwa, dore ko biteza ingaruka zitandukanye. Abantu batwika amashyamba bagakwiye gufatwa nyine bagahanwa, bagashyikirizwa inzego z'umutekano. Niyo mpamvu rero ako kubabona nyine nabwo ntiwapfa kumenya ngo ninde waritwitse. Urabona mu minsi yashize hari ahandi ku Gipfizi hahiye muri buno buryo, tubura ahantu baba barimo guhinga. Nkaba mbona rero ari nk'abantu barutwitse barimo kugenda babyihisha inyuma, ngende kubona ariko bimeze nyine ni uburyo bwo kugira ngo bateze umutekano muke, gusa nta zindi nyungu usibye kubikorera ibintu by'urugomo. Nge mbona aricyo kintu babikorera. Ikintu cya mbere twakagombye gukora, buri muturage wese agomba kuba ijisho rya mugenzi we, hanyuma tukareba ukuntu twakumira aba bantu bitewe n'uko amashyamba arimo kugenda ashira, muri buno buryo. TV1 bitunganya inkuru byifuje kumenya icyo akarere ka Muhanga kari gukora kuri iki kibazo cy'abatwika amashyamba,
bihamagara Myakayitare Jacqueline ntiyafata telefoni, biranamwandikira kuri WhatsApp nabwo ntiyasubiza, ndetse n'umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere Bizimana Eric nawe byabaye uretse kuba abatwika amashyamba abaturage bavuga ko batazwi. Icyo TV na Radio 1 bibonye bihageze nuko mu kuyazimya nabwo bidashyirwamo ingufu. Hano hanze kuza kuzimya kuko harimo umuntu wahiriyemo wanejo bundi aho hepfo bwashije, none ntago yari yakira, babyihoreye. Nta muyobozi wigeze uhagera, ntago nge nigeze mubona. Abaturage babona ko iyo amashyamba yahiye hari aho mu kuyazimya bidahabwa agaciro cyane, dore ko abayobozi mu nzego z'ibanze kuva kuri mutwarasibo kugera ku bayobozi b'imidugudu batandukanye baturiye ibi bice bavuga ko babimenyesheje inzego zibakuriye, ariko kugeza aya masaha saa 11 z'umugoroba nta gikorwa cyo kuzimya cyangwa se cy'ubundi butabazi kugira ngo barinde ko n'ibindi bice by'iri shyamba bifatwa kigeze gikorwa. TV na Radio 1 ntabwo byabashe kumenya ubuso iri shyamba riteyeho, gusa ni rinini, ntabwo rishobora kuba riteye kuri hegitari ziri munsi y'eshanu. Nitwa Daniel Dushimumuremyi, iyi ni TV1 mu karere ka Muhanga. Mu yandi makuru twabateguriye kuri uyu wa kane, ikigo gitanga serivisi zo gucunga umutekano Quick Star Service Rwanda Limited cyashyize ku isoko abasore n'inkumi bari bamaze amezi 3 bahabwa amahugurwa yo gucunga umutekano, aho bitezweho kunganira abasanzwe. Savio Kwizera araturamburira iyo nkuru. Abasore n'inkumi bagera kuri 54 barimo ab'igitsina gore 24 n'abagabo 30 nibo basoje amezi 3 bari bamaze bahabwa amasomo yo gucunga umutekano mu kigo gitanga serivisi zo gucunga umutekano Quick Star Service Rwanda Limited. Kwizera Eugene na Yambabariye Dominique ni bamwe mu basoje aya masomo biteguye gutangira akazi. Baravuga ko ari byinshi bigishijwe muri iki kigo bizabafasha mu kazi kabo ko gucunga umutekano. Muri iki kigo mpungukiye amasomo menshi uko nigishijwe amasomo atandukanye. Nize isomo ryo gusaka, nigamo isomo ryo kuba narwanya inkongi y'umuriro, nigamo n'isomo ryo kuba natanga ubutabazi bw'ibanze. Yego na amasomo nk'uyahanga kandi naje ntazi azamfasha hanze ahangaha aho ngiye kunoza ibyo nize ahangaha, bizantera n'imbaraga zo gukora inshingano nshinzwe. Ndi kumva nishimye cyane. Nizeye kuba nabasha kubana n'abandi neza, niga kuba natanga ubutabazi bw'ibanze. Ikindi nizeye no kumenya uko nasaka no kumenya ibiturika. Mu kazi ngiye kujyamo, icyambere ni kwitwara neza mu kazi, nkamenya kubana n'abandi neza abo mpasanze, hanyuma nkashishikariza n'abandi bose kuba baza ahangaha uko bakakura ubumenyi bwinshi cyane kandi bukomeye bwazabagirira akamaro kuzageza ku iherezo ryabo. Gahonzire Feridina ni umuyobozi mukuru w'ikigo Quick Star Service Rwanda Limited, avuga ko nk'ikigo gishishikajwe no gutanga serivisi nziza z'umutekano, rimwe mu mabanga iki kigo gikoresha ari ukwita ku mukozi wacu ku buryo ngo umusaruro ubudashidikanywaho. Muri aya mezi 3 abanyeshuri bamaze hano biga batahanye impambi ihagije izabafasha mu kazi kabo ka buri munsi. Muri Quick Star Service Rwanda Limited tuzi neza ko akazi kacu gashingiye ku mukozi. Umukozi niwe dushira imbere, niwe dushira ku isonga. Abakozi bacu bahemberwa igihe, abakozi bacu bafite amasezerano y'akazi, abakozi bacu tubishurira ubwisungane mu mutuelle de santé. Ibyangombwa umukozi akenera mu kazi turabimuha kugira ngo nawe abashe gutanga umusaruro, kuko twemera neza ko umukozi udafashwe neza, udahaye ibyibanze kugira ngo abashe gukora, nawe nta musaruro yatanga. Senior Superintendent of Police Maka Mufunyika Inamura wari witabiriye umuhango ubwo hasozwaga ya mahugurwa, yibukije aba basore n'inkumi ko bafite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu, bityo ko bakwiye kuzitwara neza mu kazi. Akazi k'umutekano gafitiye abaturage akamaro. Akazi k'umutekano gatuma abaturage baba mu mutuzo, ibintu byabo bicungwa neza, bagakomeza gukora imirimo yabo batuje.
bufite uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Rero ibyo byose ntabwo wabikora udafite disipurine. Disipurine niyo nkingi muri aka kazi k'umutekano. Rero basaba ko mugira disipurine mu kazi kanyu, hari kitagenda neza menyesha kuyobora. Ikigo gitanga serivisi zo gucunga umutekano Quick Star Service Rwanda Limited kimaze imyaka 3 gitanga izi serivisi bishingiye ku bunararibonye bafite mu gucunga umutekano, bagashishikariza ibigo bitandukanye kubagana ngo babacungire umutekano kuko ibyabo ngo bizaba birinzwe neza. Savio Kwizera, TV1.